nkeya ugomba kuba discriminant. Kuba discriminant ni uguhitamo, ntutware byose ngo ugende niba uhuye n'inshuti ifite imico n'iyi ikunda ibi n'ibi uhita ugenda wese ukore nk'ibyo akora, kuko ikintu cyose ari mu ishuri, ari mu kazi, ari mu rugo, ugomba kuba uzi icyo wifuza. Ndifuza iki, ndagana he, akazi ndashaka gukora imyaka ingahe, se nzasubira mu ishuri. Iyo upanga ubuzima bwawe bigusaba kugenda ushakisha ibyiza ukabyiyegereza, ibibi ukabisiga ku ruhande. Cyane cyane ndifuza kubwira abana b'abakobwa bazaba cyangwa se babaye mu mahanga. Umuntu abona ibintu byinshi cyane. Nabona umujene w'imyaka 20 n'ingahe winjiye muri Amerika, abantu mungana baravuga freedom, I'm free, ikintu cya liberté. Liberté rero iragatsindwa, utayikoresheje neza wagenderaho. Niga muri université ya Delaware, muri weekend twajyaga muri ambiance mu mujyi wa Philadelphia. Philadelphia ntabwo ari kure cyane, ni nk'isaha imwe. Tugasanga Delaware ni mu cyaro. Weekend tugatondesha imodoka tukajya Philadelphia, tukabanza mu maresitora, ubwo twabaga twarabitse ya mafaranga nakoreye muri laboratoire y'Igifaransa, tukagenda tukabanza mu maresitora, rimwe na rimwe tukajya no gusura za musée. Twagiye mu mujyi munini Philadelphia, ariko amasaha yo gutaha yagera, umwe ati nimutwarire ya modoka ngiye munsigirire ya yindi, ngiye ntanaza kuza ntinze. Tukajyaho muze tugendere hamwe, iki nitumusiga se agasigara asoma ku kantu karenze ko akakandi akarenzaho, nta kibazo cyo kuzatwara imodoka wenyine. N'ibitotsi n'iki discriminer, kumenya ngo iki ndagikora iki sinkikora. Rero iyo ufite iyo myaka, imico mibi iri so attractive. Imico mibi kuvuga bamwe bati turatashya ko reka ngembe nigumiye hano ndaza gutaha mu gitondo, ako kantu kaba kagukurura kuruta kuvuga ngo ahana amasaha ageze reka ntaye. Discriminer, kumenya ngo iki oya bisaba iki rero.